reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya Kwiringira TV ikaze muri Top 10 ni ikiganiro kandi mudaherukaga kumva cyangwa se tutaherukaga kubagezaho kubw'impamvu zigiye zitandukanye harimo impamvu zo guhangana n'uburyo bw'amakopirayiti hari igihe cyageze tugira amakopirayiti menshi cyane so duhitamo kandi ayo makopirayiti menshi akaza mu buryo bw'aya ma top 10 twabagezagaho n'ibiganiro mwakundaga ngira ngo hari mbanze ngo ikaze. Murakoze cyane ndabashimiye. Umeze neza? Ndashima Imana. Welcome back. Murakoze cyane rwose. Ngira ngo tuyisabire ndasoro umwe mu bantu muzajya mubana mu biganiro bya Top 10 sometime ndetse n'ibindi biganiro bizajya bibagezaho amakuru yo hirya no hino mu itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ni habaye umubatizo ni habaye amavuna kuba afite iyo nyota ni habaye ibitaramo se byabaye yabashije kwatendinga byagenze gute ntago bazajya baba video ahubwo bazajya no gukora icyitwa analyse. Yego tugomba gukora analyse rwose tukabagezaho ibyiza byinshi bitandukanye. Uko twishimira iterambere ry'itangazamakuru mu Rwanda uko twishimira ivugabutumwa ry'abaririmbyi uko twishimira ibikorwa bigiye bitandukanye kuko uyu munsi turi hafi kwenjoninga nanone kwenjoninga televiziyo y'itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi Hope Channel Rwanda so rero nabyo rero tugomba kubyishimira ngira ngo Nelson ngo ikaze cyane kandi duha ikaze abadukurikirana none bari mu majyaruguru y'u Rwanda amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali aba diaspora Kwiringira TV fitemo office diaspora rwose tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane so ni ikiganiro mutaheruka kumva ariko tugiye kubagezaho muri kano kanya kandi tugiye kunezezwa no kubana namwe nyemerera tugiye gutindira abantu kandi ntabwo turabatindira tugiye kubabwira amakorale 10 yo mu itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi akurikirwa cyane kuri YouTube channel ariko turaza guhera ku mwanya wa 10 tuze kugera ku mwanya wa mbere yuko uribaza nihe korale iya mbere ni yihe iya 10 ni yihe ese ufite iyo ukunda ufite iyo wifuriza kugera ku byiza korali yawe urayifuriza kugera kuki aya makorali uko 10 tugiye kuyababwira ngira ngo Nelson ibintu ni ibintu byahozeho ahubwo nuko usanga iyo sometimes iyo bigeze mu bintu by'Imana bituma abantu batekereza ukundi kuntu ariko gukora kwiza burya nukurebera kuri mugenzi wawe ukamwigiraho ndetse ukadigira ukiga kurenza n'ibyo we yize niyo mpamvu muraza gusanga ramwe mu makorere mutumvaga ko yagira kuri urwego ariko nibyo bita gukorera ku ntego cyangwa se kurasa intego no kurasa ku ntego ngira ngo ibintu byajyaga biba mu cyaro kera ugasanga korali zo mu ntara zahuye zose zirimo zirarebera hamwe uko zagiye zikora abapasitoro abakuru b'amatorero bakareba ngo ikorali yacu yatsindiwe kuri iki ngiki yatsindiwe mu kugira muri speed mu gutanga raporo ya nyine ni ibintu byinshi kandi wabonaga ari byiza cyane so no mu mujyi wa Kigali byibuza mu gihe ibintu muzabigarure kuko bituma amakorali agira uburyo yubaka mu buryo bw'ivugabutumwa ngira ngo hari tukinira aho ngaho hari korali yitwa Abiringiye Imana nayo iri guterwa iki gikorwa ngira ngo wakigarukaho ni igikorwa cyiza bakunze gukora cya ngarukamwaka kuko bagikora buri mwaka cyo gufasha abatishoboye by'umwihariko bakunze gusura igororero rya Ruhengeri bakunze gusura ibigo by'amashuri bavugamo ubutumwa bwiza ni igikorwa bakunze gusoresha muri mwaka kandi twabonye ko bazasura n'abarwayi barwariye mu bitaro bikuru bya Ruhengeri nukuri Imana ibahe umugisha kandi ibashoboze nawe ufite icyo wabafasha kandi kitanahari gifatika amasengesho yo gusengera iki gikorwa cyiza ugiye yabasabira twenga Kwiringira TV iki gikorwa turagishyigikiye amena reka twishimire kandi ibyiza bazagenda bageraho n'ibindi byinshi tubasabira umugisha ku Mana ngira ngo hari duhere ku mwanya wa 10 turaza kwasanga korali ku mwanya wa 10 nta gitunguranye ni korali iri gukora cyane yitwa New City niyo mu itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Ruhanga aha ni mu karere ka Musanze bakunze kwita mu Kinigi ni mu majyaruguru iwabo mu mizi y'ibirunga no mu mizi cyangwa se iwabo y'ibirayi ni korali ikurikirwa n'abantu abakoze subscribe 46,000 n'abantu 800 kuri YouTube channel yabo bafiteho video cyangwa se ibihangano 95 bageze kuri no muyoboro wa YouTube channel mu mwaka 2023 na myaka 2 baramaraho nimwe muri korali kandi iruka gutegura igitamo cyiza y'ibise Let Shine ni igitaramo kandi cyari cyiza cyane
reka turabagirane ni igitaramo twavuga ko cyabereye mu mujyi wa Kigali bo ubwabo ngira ngo hari twigeze kuganira gato cyane bavuga ko urukundo n'uburyo bakiriwe mu mujyi wa Kigali byabateye ishema kandi bashimiye abajya Kigali cyane by'umwihariko hariya Kigali Bilingual Church uburyo babakiriye nabyo barabishima cyane rero reka tubwire ngo congratulation kuri korali nanone New City nimwe muri korali imaze imyaka mike cyane Nelson bitanga yihe sura cyangwa se niki wabashije kubona muri New City utigeze ubona mu ya makorali yandi ugereranyije na performance yabo uko bari kuzamuka muri imyaka iri kugenda ikurikira kuko kuza muri top 10 muri korali imaze imyaka 2 twavuga ko ni ubudasa twavuga ko nagashya twavuga ko ni ibintu nyine bidasanzwe yego nuvuga imyaka 2 ntibagire ngo nibwo yavutse ahubwo nibwo imaze kuri no muyoboro warumbajije ngo ni iki mbona itandukanye n'andi makorali usanga korali nyinshi zo mu itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi zifite umuco mwiza wo kugira abamambura ariko iyi ni imwe muri korali ijya ahantu ukaba wizeye ko yizariye n'umufana wayo rero niko gashya nayibonyeho rwose uwo ni umwihariko mwiza kandi ni ishyaka ryiza ni korali ikora indirimbo kumva ko bayitondeye ni korali iyobowe neza nyine kuko usanga irimo ingeri zose nawe zenganira na bamwe mu baririmbyi bayo bambwira ko bo bafatanyije n'itorero ryabo rya Ruhanga batangije umushinga mwiza wo kubaka urusengero ruzaba ari rwiza mu gihugu ubwo rero twakomeza kubasengera nabo tubabwira ngo bakomeze bajye imbere ahubwo nkundira tujyane ku mwanya wa 9 ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga korali nanone yo mu mujyi wa Kigali turava mu majyaruguru y'u Rwanda maze tuze mu mujyi wa Kigali mu ntara yivuga butumwa ya Bibare ni korali izwi cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye benshi bita indirimbo zigora kumva umuntu udafite gutekereza kuri hejuru ni korali yitwa ubugingo bushya niyo mu itorero rya Adventiste wa karindwi rya Samuduha kuri YouTube ikurikirwa n'ibihumbi 53 n'abantu 600 ikaba imaze gushyiraho ibihangano cyangwa se indirimbo 126 yafunguye YouTube channel mu mwaka 2019 nkuko waruvuze ko kumva ibihangano byayo bisaba kuba utajagaraye cyangwa se utari mu bindi bakunze kwandika indirimbo ziganjemo iz'ubuhanuzi kandi bakaririmba bafite umwihariko wabo batajya bahindura ni korali nziza kandi iri kubikora neza ku mwanya wa munene turaza kuhasanga korali nayo twavuga ko ikomeye kandi nimwe muri korali imaze imyaka itari mike cyane ko muri runo rutonde tuje kubabwira nimwe muri korali yarugezeho bwa mbere cyangwa se yatangiye kugira kuri iyi platform bwa mbere ni korali yitwa abakurikiye Yesu yo mu itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Kacyiru ikaba kuri YouTube ifite abasubscribers 58 n'abantu 900 ifiteho ibihangano byinshi cyane kuko ifiteho ibihangano 237 yageze kuri YouTube channel mu mwaka 2013 imyaka 12 irenga imaze kuri no muyoboro ariko tutaragira byinshi tubivugaho uze kunkundira uze gukomoza ku gitaramo cy'akataraboneka yerutse gukora cyatangiye mu gitondo kigasoza n'injoro abantu batabishaka waragikurikiye ni igitaramo cyari cyiza cyane ni igitaramo cyari cyitowe n'amakuru yagiye atandukanye kandi menshi twavuga abaririmbyi abizera benshi bari muri kino gitaramo ni imwe muri korali yateguye igitaramo cyari gifite amakorali agera muri 6-8 hafi ngo niba mbyibuka neza abenshi bari bazi ko amakorali ataza guperforminga ariko hanini wabonaga ko yahawe umwanya bishimira ibyiza bagezeho ubudasa kandi bwaranze kino gitaramo wabonye ko mu gutanga esinyi ikomeye barabyitoje ariko hari ku cyo waruvuze amakorali yari menshi ariko uvuze 8 menya yabarenga kuko ari muri UGF nimba nibuka neza wa muryango ubwayo 8 wisongeraho kugana Yesu kongeraho tugisiyoni ukongeraho korali yari Nyamirambo nabonye n'inshuti z'abakurikiye Yesu nazo riri yatwaye baramukorana nayo twavuga ko nziza cyane yahari ya ku Kimihurura yitwa Abijuru rero korali 8 zo zararengaga kandi ni igitaramo cyari kiyobowe neza n'umuhanga muri ibyo zose zararirimbye kandi nta muntu wari uhari ushaka gutaha byagenze neza inkunga yarabonetse yaba utwo dushya two kuza bitwikiye imitaka kuko nyine bavugaga ko bari mu mutaka w'Imana kandi nta kintu batakoze mu kwambara neza ibintu byose byari twabiye ahubwo uze kunkundira tuze kubava tubabwira ngo bakomerezaho utujyane ku mwanya wa 7 ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga korali nayo y'abajene yitwa The Way of Hope ni korali ibarizwa ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 itorero rya Remera iyo uvuze Remera wumva amakorali afite ubukombe ahenshi iyo ugiye hanze ukavuga Remera wumva amakorali agiye atandukanye twibaze ngo ni ibiki biri imbere kuri The Way of Hope nimwe muri korali kandi iheruka gukora igitaramo nacyo cyari cyiza cyane ni igitaramo kandi kishyuzaga abakitabiriye aho 5, 10, 15, 25 cyangwa se 20 niba nibuka neza ariko ni bimwe mu bintu nanone tude dusanzwe tuzi mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 ni Way of Hope ihagaze ite
kuri icyo rukomeje ko tutari dusanzwe tubizi mu itorero ry'abadiventisite b'umunsi wa karindwi, si uko abadiventisite b'umunsi wa karindwi ari abakene, ahubwo ni igitaramo akenshi bakora bagira ngo bashyigikire inyubako y'urusengero rw'abadiventisite b'umunsi wa karindwi rwa Remera, kuko bari mu nyubako. ni korali rero ifite abasubscribers 63,000 n'abantu 400, imaze gushyira ibihangano byayo kuri uno muyoboro 155, yageze kuri YouTube channel mu mwaka wa 2019 nk'uko mugenzi wacu yarabikomojeho hejuru. ni korali yo mu itorero ry'abadiventisite b'umunsi wa karindwi rya Remera, ikaba korali yiganjemo urubyiruko. ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga korali nayo twavuga y'ubukombe, kandi navuga ko ni imwe muri korali nziza cyane, ni imwe muri korali itegura ibikorwa bigiye bitandukanye by'ibitaramo, ni imwe muri korali kandi twavuga ko ni imwe twavuga ko ikize hano mu mujyi wa Kigali kuko burya ko bikize cyane, ni imwe muri korali kandi twavuga ko mu bigendanye n'umutungo ni imwe muri korali burya muri uno mujyi wa Kigali neso ifite sonorizasiyo ikomeye. iyo ni korali abahamya ba Yesu yo mu itorero ry'abadiventisite b'umunsi wa karindwi rya Muhima, ni mu ntara ivugabutumwa ya Muhima. kuri YouTube channel ikurikirwa n'ibihumbi 90 n'abantu 800, ifite video cyangwa se indirimbo ibihangano byayo 108, yageze kuri uno muyoboro wa YouTube mu mwaka wa 2019 nk'uko mugenzi wacu yarabikomojeho. ni korali iririmba neza kandi ngo ifite n'agafatika cyane. ku mwanya wa gatanu turaza kubasanga korali navuga ko nayo turaza kuva mu mujyi wa Kigali none twerekeze mu ntara. aho twerekeje ni hehe Nelson? ni mu ntara y'amajyepfo, ariko mu itorero ry'abadiventisite b'umunsi wa karindwi ni muri field yo hagati, ariko ni mu karere ka Muhanga. ni ku itorero ry'abadiventisite b'umunsi wa karindwi rya Gahogo, ni mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama. ni korali yitwa Kugana Yesu, ifite abasubscribers 92,000 n'abantu 400, ifite video nkeya rwose kuko niragira video 100, ifite video 93 yaje kuri uno muyoboro wa YouTube mu mwaka wa 2020. ni korali ikunze gukora byinshi byiza, by'umwihariko ibitaramo iyo yabiteguye tuba tuzi ko ari ibitaramo bikomeye kuko ikunze kubikorera muri stade. kubwira ko yo hari urusengero rwakwirwamo abakunzi bayo. ku mwanya wa kane turaza kuhasanga Junior Ambassadors, ni imwe muri korali nayo ikomeye. imeze ite? Junior Ambassadors, korali y'abato ya Ambassadors of Christ, iri ku mwanya wa kane, yo ifite abasubscribers 93,000 n'abantu 200. niyo korali iri muri hano muri top 10, ifite ibihangano bike kuko ifite ibihangano 23 byonyine, yageze kuri YouTube channel mu mwaka wa 2019. ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga korali nanone mu mujyi wa Kigali. tugaruke mu mujyi wa Kigali twinjiremo intano nanone inkuru nziza. ni korali yitwa Inkuru Nziza Family Choir, niyo mu itorero ry'abadiventisite b'umunsi wa karindwi rya Bibare, ni mu ntara ivugabutumwa ya Bibare. aha rero tugeze mu bihumbi 100 bya bihumbi 90, ubu twabirenze. yo ifite ibihumbi 110 by'abasubscribers, ifite video 58, yageze kuri YouTube channel mu mwaka w'ibihumbi 2019. yago hari mu mwaka bwo twakoraga mu myaka yatambutse ubwo twakoraga ibiganiro, ni bamwe mu baririmbye kenshi bagiye badusanga baratuganiza cyane, baratubaza kubera iki Inkuru Nziza, kubera iki guhaye baratumbagiye cyane. ni nayo korali nkunze kubona itrendinga kuri TikTok no mu ndirimbo zabo kandi cyane, kandi ifite n'indirimbo ziri hiti, ifite abaririmbyi b'abahanga rwose. uyu mwanya irawumerita kuri uno mwanya wa gatatu w'amakorali akunzwe kuri YouTube channel. ntabwo rwose byaje ari tuvuga kanakurikirwa cyane nabyo kuko urutonde twabatondekeye ni namwe, kandi uko ubona bafite abasubscribers benshi, ntabwo umuntu yagusubscribinga atakunze ibihangano bye. bivuze ko ibihangano byawe ni nabyo biba bikurikirwa. bafite ibihangano byiza, bafite Yari Muto, bafite n'izindi zigiye zitandukanye. Yobu bafite indirimbo basubiyemo Yerizenguruka Yeriko yitwa abazacungurwa bazarimba. so rero ni Inkuru Nziza bahagaze neza ugereranyije n'inkuru nziza yabo. rero ku mwanya wa kabiri n'ubundi turaza kuva mu mujyi wa Kigali twerekeze aho bakunze kwita ko ariyo korali ituruka ahantu ku Ruvuye i Kigali, nayo yabivuyeyo ikavuga ko ariyo ije ahantu kure, nyine biterwa n'aho uturutse ubundi niko babibara. yitwa Inyenyeri z'Ijuru y'Imahembe, niyo korali rukumbi muri runo rutonde dusanzemo ifite abagabo gusa, kandi nimwe muri korali kandi twavuga ko yabana muri aya makorali yandi
yego ntabwo waba ugiye kure yabyo kuko ni korali ifite abasubscribers 224,024 ifite video 46 kuri YouTube, ikaba yarakoze YouTube channel mu mwaka wa 2020 abenshi twayimenye kuri coronavirus. Ni imwe muri kore kandi twavuga ko kudeshapo kandi congratulation kuri korali inyenyeri z'ijuru, ni congratulation kuri korali kuri perezida wayo Claude. Ni twavuga ko ni abasore cyangwa n'abagabo benshi bamaze kuba abenshi bamaze kuba abagabo, twavuga ko mukomereza aho ngaho ngira ngo beruka no gukora indirimbo yabo nshya ngira ngo hari yitwa Igiswahili. Ni indirimbo bari basanganywe ahubwo bahise bashyira mu rurimi rw'amahanga, ni indirimbo y'Igiswahili ko ariko nanone twavuga ngo bakomereza aho ngo kandi bafite abakunzi ba benshi yitwa Ibihombo niba nibuka neza. Oya yego tujye ku mwanya wa mbere rero ho n'urucabana tutarayivuga benshi baba bayitekereje. Ariko mbere yuko tuvuga ngira ngo hari benshi mwamaze kuyitekereza ariko nubwo mutarayitekereza udashobora gusanga ari yayinduririmbamo yawe yayindukunda. So rero ni byinshi so ngira ngo ikiganiro ni ikiganiro uzagenda udutegurira kenshi mbere yuko tuvuga ko ari ku mwanya wa mbere n'ibigwi byayo. Ni twavuga ko ni ikiganiro abantu bagomba kwitegura bate? Ni ikiganiro bagomba kwitegura neza cyane kuko ubu ngubu twarimo tubasogongeza ariko twize tudashidikanya ko abantu bakunda ibyegeranyo tugiye kujya tubegeranyiriza ibyegeranyo byinshi kandi bitandukanye. Naha muri comment bashobora kutubwira ati muzadukorere kuri no top 10 runaka ubutaha tukazayibakoreraho. Ni ikiganiro tugiye kuzajya tubategurira cyiza cyane kandi nakorari tuzarobanura yaba yo mu mujyi wa Kigali yaba mu ntara ahari amakuru yose yo mu itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi yagira havana umuntu yagira aho mugeza kuko twebwe cyo dushyize imbere ari vuga butumwa tuzayabageza uko byagenda kose. Nk'umu content creator usibye ibyo ngibyo n'ibindi biki abagomba gukurikira kuri Ngira TV by'umwihariko bakurikira ibiganiro bizajya bitegurwa nawe cyangwa se content zaba zateguwe nawe n'ibindi biki bagomba gukurikira? Content nshyashya tugiye kubazanira ngira ngo babyumvise twatangiye muri top 10 ariko turashaka kuzajya tubagezaho noneho bantu batageze ku matorero atandukanye tuzajya tubabera intumwa tubagerereyo turebe igitaramo cyatangiye gute cyatangiye sangahe n'uduki twarimwo twudushya twababwira namwe mukabigiraho ni iki se twanenze uretse ko tutazajya tunenga tugamije gusesereza ahubwo no kugira ngo nimba hari akatagenze neza bazagakosore tuzabakora ubusesenguzi bwiza kandi ntago bazatuburana amakuru. Enjoy kandi welcome ku mwanya wa 10 tugende ku mwanya wa mbere tugende turasanga korali yitwa Ambassadors of Christ yo mu itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Remera ni mona rivuga butumwa ya Remera niyo korali yonyine mu Rwanda ifite abasubscribers barenga 1,500,000. Ariko kugira ngo dusobanura neza reka nkundira gato tujye intano muri Ambassadors sibyo byadufasha twinjiremo kubera ko ari ya mbere ni ya mbere birakwiye ko tuyiha abantu tubabwira byinshi biri intano kugira ngo bibafashe. Nimwe muri korali twavuga ko ifite abantu cyangwa se ifite abasubscribers miliyoni imwe n'abantu 540. Yego ni kandi ni korali ifite video zingana na 272. Ni korali yageze kuri YouTube channel mu mwaka wa 2014. Ni korali ubona ko ikoresha imbuga nkoranyambaga neza ukijya kuri YouTube yabona Facebook, Twitter cyangwa se X, Instagram ndetse bakaba bafite na email ushobora kubandikiraho batumira. Ni korali ikora neza kandi ikunzwe n'abatari bake yaba Abadventiste umunsi wa karindwi n'abatari Abadventiste umunsi wa karindwi. Iyi korali barayizi hanze y'u Rwanda ndetse na hano mu gihugu indani mu Rwanda. Ni imwe muri korali ikunzwe nk'uko mugenzi wanjye yarakomeje kugenda abigire ko neza. Reka dusoze tutavuze byinshi ahubwo dushimira abantu kandi tubaye ikaze cyane mu biganiro bindi bizajya bitambuka tubabwire ngo mukore subscribe. Imana iduhana umugisha kandi n'abakeneye kwamaza nanone dukeneye kugira ngo uyu murimo ujye mbere ushobora kuba ufite ibikorwa byawe ariko nanone byafasha abantu not kuvuga ngo ano makorali twari tunababwiye nuko amenshi agira ibitaramo akavuga twabyamamaza gute batugana tukabimenyekanisha bafite ibitaramo bashaka ko tubijoininga cyangwa se tukoramo za content twababwiye bemerewe kudutumira tukabasura. Nabyo ni byiza ko tugira abadushigikira muri uyu murimo. Kamera zikeneye kugurwa, mikoro ikeneye kugurwa, dukeneye kunywa amazi nyaboneka ni byinshi ntago turi kubasaba anyway mutagira ngo turi kubasaba ahubwo icy'ingenzi nuko dukeneye imbaraga zanyu kugira ngo uyu murimo tuwukore. Yego
kandi cyane icyo tubasabye cyane cy'inkunga aho biraba ngombwa ko tukibasaba badusengere. Ni amasengesho tubibasabe cyane, ni amasengesho kugira ngo Imana izaduhe imbaraga, Imana izaduhe gukora ibikenewe, Imana izaduhe gukora ibikwiriye kugira ngo tube abaragwa b'ubwami bw'ijuru. Nelson, reka dusezere abantu bari badukurikiye kandi tubabwire ngo isabato nziza, umunsi w'umunezero. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.